Imbogo yanyishe ari saa 11 z'umugoroba. Izuba ryararengarengaga ryari rikigaragara rimwe ry'umugoroba. Musaza wanjye yaje yiruka asanga ndi ku muryango ngo ndagenda ngenda nihirika ndyamye ngenda mpirima gusa. Barangije bavuga bati tumujyane kwa muganga, abandi se kwa muganga muramugezayo hashobora no kugwa mu nzira bikabagora. Mama turashaka ngo udusangize ubuhamya bwawe unatwibwire hanyuma udusangize ubuhamya bwawe ukuntu byakugendekeye uburyo wishwe n'imbogo ikaba yarakugiriye nabi cyane ariko uyu munsi ukaba uriho uhumeka umwuka w'abazima uri umubyeyi ushima Imana. Tubwireho ku buhamya bwawe. Yesashimwe ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko yangiriye neza. Kambanze mbabwire amazina yanjye, nitwa Muhongayire Joyce. Imana yangiriye ubuntu. Imana yangiriye neza mu bintu byari bikomeye cyane umwana w'umuntu atashobora. Nahagurutse mu rugo mu babyeyi banjye njya gusura abavandimwe bakaba batuye ahantu hakurya y'igishanga. Ndagenda ngezeyo mu gutaha baramperekeza. Umugabo umwe aravuga ati ariko imbogo zarateye muri iyi minsi. Undi mudamu w'umwarimukazi aravuga ati oya zaragiye. Baramperekeza turagenda tugeze ku gishanga ntangira kumva ubwoba bwinshi, nkajya numva umubiri umvaho, nkajya numva ibirenge bidakora hasi, bamvugisha nkumva amajwi yabo andi kure. Nabaza ntariko ko numva amajwi yanyu ari kure jyemu ndavuga mukumva, ntabwo ndimwo kumva ibyo muvuga. Umusore umwe atariko n'ubwoba wagize, reka tukwambutse igishanga tukugeze ku mariba y'inka. Turagenda tugeze ku mariba turahagarara. Bati rero tukugejeje aha turakomeza tuvugane, niwunamuka ahangaha ku gishanga urabureba inka iwanyu zihindura zitaha, turakomeza duhererekanya amagambo. Ndabasubiza nti nimuzamura amaboko muvuge muti Mana nyirijuru jye imbere y'uyu muntu. Ariko ntabwo bashoboye kubikora, ariko jye narabikoze. Nizera yuko Imana yanyumvise. Ubwo bayerekera irya hari ikintu wiyumvagamo muri wowe? Ni numvaga ubwoba bwinshi cyane, numvaga ntari bugere mu rugo. Komeza. Barasubira imberekera irya baragenda, nanjye nshinguye nkingurutse gutya aho inka zabyageraga zikutse, mbanyingurutse ku gihuru mbona imbogo ihagaze indeba mu maso. Natatse rimwe risa nti ndapfuye data we. Ibintu bise umutwe mu gituza. Ikubita umutwe mu gituza. Inkubita umutwe mu gituza ndagwa. Maze kugwa itangira kunyica. Babandi ngo basubiye inyuma uko baje kunganirira nyuma bumva imbogo iraboroga basubirayo. Ya mbogo irakomeza. Ahangaha utubwire neza ikubita umutwe itangira kukwica, abantu nabo bashobora gusobanukirwa neza yica gute, byagenze gute? Babandi basubiyeyo barahunga, noneho yo irakomeza irakandagira ikajya inkubita umutwe, ikongera igakandagira ikongera igakubita umutwe. Nari nkenyeye hejuru hariho ishati yari igeretseho zitangira kuyirya. Ubwo nsigara nta kinumva, noneho nyuma iza kunterura iterura gutya ndagenda nicara hagati y'amahembe yayo. Ubwo ngubwo ukuguru kumwe kuri inyuma nicara mu ruhanga rwayo, irenza igihuru. Ngo inyuma yacyo wa mwenda wavuye mu mweko usigara ku gihuru hejuru. Nanjye aho naguye namaze umwanya munini ndi muri koma ntumva. Umwanya ntasobanukiwe. Tukiraho ngo gatoya tushobora gusubira inyuma gato, umuntu ashobora gukurikirana akavuga ngo ibyo byabaye ryari, ni muhe mwaka, ese wari ukiri umukobwa se cyangwa se wari ufite umwana? Tusubiyeho inyuma gato none ukaza gukomeza utubwira ukuntu byagenze. Okay. Nari mbyaye uburiza, nonsaga umwana w'uburiza. Ubu ni umugabo afite abana banarubatse. Komeza noneho icyo gihe rero imaze aho ngaruriye ubwenge, nibajije ko wenda ndi umurwayi uri mu rugo uryamye.
ndavuga ntese ntimwampa n'amazi yo kunywa. Ikintu nabanje kumva numvaga inyota nyinshi, nkumva n'urubavu rumbabaza cyane. Noneho nkahamagara ijwi ntirigejuru, ariko nza kugirirwa ubuntu, Imana inyibutsa haza agafilimi kuko ukwa kuntu yanjye nkubise umutwe numva biragarutse. Ndavuga nti ariko nagendaga, noneho mpura n'imbogo, naherutse nkubita umutwe ndagwa. Ese naba nkiri mu ishyamba, ese naba natashye. Numva ngiza ubwenge bukorakora hasi, numva ibyatsi, numva ndi mu ishyamba. Tabana ubwo noneho ndi mu ishyamba, ubu gupfa kwanjye kwageze. Ariko ukuntu numva mbabara cyane, reka ninyeganyeze ishobore kunkongera inkubita umutwe, noneho umwuka uhere nduhuke ku bubabare mfite. Ndinyeganyeza nkora ibishoboka birananira, nkorakora ko nakumva umwenda wari wo wose ngo mpambire rwa rubavu, ndawubura. Numva mfasha akantu k'agashati yariye kasigaye, ahandi hose wari umubiri gusa. Ndagakurura nkahambiriza urubavu, nshinga amavi. Ngiye kugira ngo nunamuke birananira, ndagwa. Uvuga ahantu wababaraga cyane ni mu rubavu, mu yakandagiye cyane. Nicyo kintu nabanje kumva urubavu n'inyota. Noneho ndangije maze kumva ko itankubise umutwe, ndavuga nteko birashoboka ko imbogo yaba yakurikiye ba bantu twari kumwe, nkaba ikabitaraha kuko yakabaye ndeba. Gese narebaga nta n'ikindi kintu numva gusibye kumva urubavu n'inyota. Noneho ndatekereza ngo wagumya nkihirika, naza kugera mu gihuru nkumva ko ninjiye mu gihuru, haza gupfiramwo bakazambona umurambo wanjye bakazankingura. Buriya rero ngewe mujye mukunda gushyingura abantu bapfuye. Ngewe mfite imbaraga hose kuva icyo gihe byanteye gukunda gushyingura abantu, bakunda gushyingurwa. Numvise imvuga ngo bazanshyingura ukagira ngo ari cyo byamfasha kindi. Guhera ubwo noneho najya ngenda nihirika, nkumva ndarushye nkavuga ngo ngiye gupfa. Nkategereza ko mpfa simbyumve. Ariko najya nkumva hari ijwi rivugira mu bitugu byanjye, nkumva hari ijwi rimbwira ngo ihangane wigira imbere. Noneho sinigeze wenda ntekereza ngo mvuge ngo se hari umuntu turi kumwe. Nanjye numviraga iryo jwi gusa, jya aho menyeye agakiza namenye ko ari Imana yabaga imbwira. Noneho nakomeje kugenda, nza kugera ahantu numva yanyota ikabije n'umuriro mwinshi cyane. Niba wari wabona ahantu hari uruhira rugeze nko mu ishyamba, nkuko ujya bani rya Gabiro ryahiye, uba wumva bituragurika, uba wumva umuriro ari mwinshi cyane. Nanjye niko numvise muri icyo gihe, numva ndashya biteye ubwoba. Noneho mu bwenge bw'umwana w'umuntu naratekereje ntubu ushobora kuba ese nahuye n'imbogo iranyica sinapfa, none Mana ngeze no mu muriro ndanahiye. Ese Mana wambabariye nkashiramo umwuka nkarekeraho kumva ububabare bungana butya, ndekeraho kongera kwihirika ntegereje ko ngiye gushya nkashira. Umuriro ukomeza kunyotsa, numva sindimwo gupfa, ndacyashya, ndacyabyumva ubushye ndabwumva. Ndavuga se Mana aho wenda ko bajya numva abantu bavuga ubutumwa bavuga ngo abantu nibapfa bagapfira mu byaha badakijijwe, ngo bazajya mu muriro utazima, ngo bazashya iminsi yose, ngo bahore bumva ubwo bushye. Ndavuga se ubu naba napfuye, wenda ubu nageze mu muriro kwa wundi utazima, ubu ni wo ndimo. Reka rero nkubwire mwene data, niba wibaza ngo ibyaha byawe ngo uzajya kubibwira Imana wowe wenyine, cyangwa Imana izakubwira ngo ibyaha byawe, ngo kubera ibyaha byawe ngo mva imbere, ahubwo wowe wenyine uziyirukana imbere y'Imana, uzatinya kuhagera. Ngiye guhera uwo munsi, uwo mwanya namaze gutekereza ko ndi mu muriro, numva yuko niyumvishije yuko nageze mu utazima, ntangira kwihana. Tukiraho gato mama, tukiraho gato ndashaka kugira ngo utubwire hari amasaha yasangahe, ese aho ngaho mu ishyamba cyangwa se aho ngaho imbogo yakwiciye,
aho ngaho wagendaga ukururuka kuko ntabwo wari ufite imbaraga, wari umaze kuvunagurika ahantu hose cyane cyane mu mbavu nk'uko wabitubwiye. Noneho wamaze igihe kingana gute noneho aho hantu? Yego, imbogo yanyishe ari 11 z'umugoroba. Izuba ryararengarengaga, ryari rikigaragara rimwe ry'umugoroba. Ariko noneho mu rugo izuba ryararengarengaga, mu rugo nagezeyo 6:30 n'igice biko baje kumbwira. 6:30 n'igice z'ijoro. Ntabwo byoroshye, nkomeza utubwire. Ubwo hari ninjoro, ariko muri iryo joro uko byaga bimeze uko ariko kose uko ntabwo narebaga ngo mvuge ngo wenda ngo giye mfite icyerekezo iki niki ngiye kwerekezamo. Oya, napfaga guhirima gusa nkumviye ikintota ngo genda. Nuko rero maze kwiyumvisha yuko ndi mu muriro, natangiye kubwira Imana ngo se Mana mbabarira, niba napfuye haba ndi mu muriro utazima, nkusabye imbabazi. Ntabwo nigeze ngira umuntu nanga, urabizi. Ese Mana, nta nubwo nari umusambanyi, urabizi. Nta nubwo nari umujura, nta n'umuntu nangaga. Ubwo ndihana muri uwo muriro, ndavuga ngo ariko nta nubwo nanywaga n'itabi sinanaritapfunaga. Ndangije natsinzwe n'ikintu kimwe, mwene data. Wowe wenyine uziburanira imbere y'Imana, uzicira urubanza nta uruguciriye. Ntabwo Imana ibereyeho guca urubanza, ahubwo twebwe abantu tuzicira imanza kubera ibicumuro byacu. Jewe niciriye urubanza mera ko nibuka hariho inzoga bita kwete. Ntabwo mu buto bwanjye hose ntabwo narigeze nk'inzoga, ariko abantu baza kunyumvisha yuko ngo kweta ari akantu koroshye ngo ntigasindisha. Noneho nkajya nkagotomera nankweho nk'igikombe nkumva yuko nta kibazo. Ubwo nanjye nkabanyoye inzoga. Ndangije ngiye kuvuga ngo sinanywaga inzoga, ndavuga ntariko nanywaga inzoga. Ese Mana ntiwambabarira ngo mbanze nduhuke uyu muriro? Imana ibaha umugisha. Ngeze aho ngaho ndavuga ngo rero ngeze aho ngaho maze kuvuga gutyo, Imana yahereye ko yongera kungarurira ryajwi, yongera kumbwira ngo ihangane wigira imbere. Ariko muri cya gihe nari ndimwo numva ko ndi mu muriro utazima, niyumvisha ko ndimwo gushya, ntabwo nigeze nongera kumva ryajwi ryongeye kungarukira, maze kwihana ibyo byaha gutakamba. Ijwi riragaruka rimbwira ngo ngera ngo ihangane igira imbere. Ndababwiza ukuri, ahantu twari dutuye turi abantu benshi, urugo ku rundi, kwa ba data wacu abantu benshi. Ariko naragiye Imana igenda impirika gutyo, mpirima gutyo, naragiye ngera mu rugo. Ngeze mu rugo ngira ngo ntabwo bari bashyizemo n'imyugariro, simbizi uko byagenze. Nageze mu rugo inka zirikanga, zumva zibona ikintu kigenda kiyirika. Inka zikanze, umusaza wanjye arasohoka n'itoki atangira kugenda ahumuriza inka areba ikizikanze. Mu nzu hari harimo umugeni wa musaza wanjye, wo ahera ko we yumva ikintu kiniha, kwa kuntu nanihaga, avuga ati ye baba we nimuntabare hano hari ikintu kinteye. Musaza wanjye yaje yiruka asanga ndi ku muryango, ngo ndagenda ngenda nihirika ndyamye ngenda mpirima gusa. Noneho ahera ko avuga ati ayiwe, ati ni Muhongayire we. Atera hejuru arasakuza, ashakuje. Noneho amfataho, numva umuntu arambaza atese Muhongayire, mbwira abantu aho basanze, ese si abantu bakwishe? Niba utanabamenye bambwire. Ugoraviriranaga amaraso, kukomereka byose cyane, koko hahandi amahembe yaciye, inyama yageze mwitako ikura inyama isohokana na rya hembe, isigara ntiyacika, iraza isigara inagana. Noneho naha kujisho iyi nkovu ubona naho haravaga, no mu mutwe harimo izindi nkovu, no kuri uku kuboko hariho inkovu, naho hari ibikomere, umubiri wose wari ibikomere. Noneho na bya biti nanyuzemo n'amahwa, hari ahantu h'ishyamba gusa. Hareshaga gute kuva hari ahantu imbogo yakwiciye kugira ngo ugere mu rugo? Ugereranyije harimo nk'ibirometero bingana gute? Hareshaga gute?
ngira ngo nka 3 kilometero 3. Imana irarinda. Komeza ugeze mu rugo rero. Ngeze mu rugo noneho ubwo musaza wanjye ateye induru hejuru aratakambye abantu barahuruye mbese batangira kumenaho amazi atangira kumbaza cyane ati rero mbabarira ndabona bamaze kumpa icyo kunywa ntangira kunanirwa no kuvuga yambaza ati mbwira aho basanze aho usanze abantu noneho nkamubwira nti mfite inyota navuga inyota bakampa icyo kunywa nturubavu ati mbwira icyo uzize nturubavu ati ndarufashe noneho ati rero ndabona ugiye gupfa utatubwiye icyo uzize mbwira ijambo rimwe ndamubwira nti imbogo ntabwo nasobanuye byinshi naramubwiye nti imbogo nuko ubwo mvuze ko ari imbogo rero bahera ko bavuza induru bose bararekera baraboroga uko barangije baraterura barambika mu kirambi barorosa noneho hahandi nagiye kuko hahandi basubiye inyuma babandi bageze barababwira bati jewe imbogo iramwishe noneho barabanza ngo barakama baraherekeranya bafata inkoni n'amacumu kera abantu bitwazaga amacumu baraza bageze kuri cya cyambo basanga irahari iravuna ibiti iraboroga abo ni babandi bari baguherekeye aho nari nasuye bati rero ngo babyigana basubira inyuma ati rero ntabwo twarara tutabitse uyu muntu kandi yapfuye hakiri kare kandi ikindi ntabwo iwabo babimenye none rero ahantu tuhanyuze inyamaswa yatumara ubwo yishe umuntu mureke turare tugenda niyenda tugereyo ryari mu gitondo duce mu kindi cyambo nuko baratambika baragenda rero banyura mu yindi nzira bambukira mu kindi cyambo baragiye bagerayo bahatungutse ngo basanga abandi barimo kurira bibaza bati ubwo ntabuze inkuru ntijibora uyibara bati ubwo ntabuze uhanyura bahageze bati twebwe umuntu niwe wizanye wenyine twamubonye agenda yihirika nuko rero Imana ingirira neza ityo Imana witarakuraho amaboko mwene data ntacyaba wenda tukiraho ngaho ugeze mu rugo urumva ingereranyije nk'uko watubwiye birumvikana ko ndasa nkaho ari ahantu mu cyaro cyangwa se mu ishyamba ubutabazi bw'ibanze bagufashije urumva iyo umuntu yayihuye n'ibyo sanganye cyangwa se n'ibyo byago abakeneye ubutabazi bw'ibanze bwamufasha kugira ngo ubuzima bwe buhembuke niki bagufashije nk'abanyacyaro cyangwa se abantu baba mu ishyamba mu nka niki bagufashije kugira ngo nibura bagutabare nk'uko uyu munsi umuntu ashobora kugira ikibazo akaba yatabarwa n'abaganga bakagenda kwa muganga bakagira bo bagufashije iki ubutabazi bw'ibanze bagukoreye n'ubu yego aho ni ahantu hatabaga imihanda ni ahantu babaga mu mashyamba gusa imihanda ikaba kure cyane noneho kugira ngo ugere no ku muhanda ubwo muri iryo joro mbese bahereye ko bajya gushaka ngo imiti ya kinyarwanda y'ibyomoro ngo baragenda barabishaka muri iryo joro baravuguta bagenda babikandishaho ariko musaza wanjye yahereye ko afata umuti w'inka wumva ibyo hambere ko byari bitoroshye uwo bita ngombe arawuntera noneho hanyuma mu gitondo baravuga ati ariko uyu muntu yanapfuye mu gitondo baravuga ati se babona batangira gufata imitsi ya hano ku ntoki ku kaboko batari ko turabona imitsi imwe itera bibaho birangije bavuga bati tumujyane kwa muganga abandi se kwa muganga muramugezayo hashobora no kugwa mu nzira bikabagora abandi bati reka nawe yizanye natwe turamugarura nuko data ntiyari ahari hari abantu yari yagiye gusura ahantu kure hitwa Nkongi bagiye kumuhamagara noneho data cyakoze yaguze ubucupa bwa penicillin bwinshi arabuzana araza yasanze bangejeje ku muhanda ku wundi munsi mu gitondo cyaho ariko bategereje gari ya moshi iri buturuke ahitwa Gasese ngo dusange aho ngaho ahantu muri Kiyonga noneho igari ya moshi yaje nijoro ahageze yapfunduye bwa bucupa batangira kugenda bamena muri bya bikomere nuko noneho rero baryamishamwo gari ya moshi bifite ibintu by'ibizu umuryango umwe barawukinga bishyura ikizu cyose
ntagira abantu bongera kuwunyuramo baryamishamo. Twaragiye rero bangeze Kamparage ntanumva, tugera muri Murago inkuru, baranyakira, baragenda batangira gufotora, bati umuntu umutima wa wikanze ariko ntabwo wakomeretse, yakomeretse ahantu hose habaho, ati umugongo wavunaguritse, imbavu, mu gituza hari imvune ahantu hose. Batangira rero kunkurikirana, baravuga ati cyo kora icyo tubona ntabwo azongera kwicara, azahora aryamye kubera ko igufwa ry'urutirigongo ryavunitse, ryasohokanye n'izi nyama. Twabaye Murago, igihe kiragera, mbese nshobora kugira ubwenge, nshobora no kureba no kumva, n'ibifoto bakabinyereka. Abantu ba Murago bose b'Ikampara baransuye, abanzi n'abatanzi, kureba igitangaza umuntu wishwe n'imbogo akaba yayihonotse ariho wahumeka. Ariko nkajya mbabazwa nuko bambwira ngo ukiza inkuba arayiganira, nuramuka ugeze mu rugo uzahore ushima Imana, ujye uhora uvuga Imana yawe ko yagukijije. Noneho jye mu mutima wanjye nkavuga ngo ntabyo nzavuga. Ndavuga rero Mana, ndagusabye kuza uko wankuye muri ririya shyamba, ukankura mu kanwa k'imbogo, ukamungejeje uyu munsi wa none nkaba mpumeka. Ndagusaba ko ufata igufwa rimwe mu magufwa y'abantu ukirema, nanjye wongere kundemera irindi gufwa. Nzave hano ngenza amaguru yanjye, ndacyari muto cyane. Nyogokuru arihagurukira, mama arihagurukira. Uravuze ngo wari ukiri muto cyane, umuntu ashobora kwita yibaza kuba muto ni arimo byiciro byinshi. Kuba muto imyaka 10, imyaka 15, 20 se, kuba muto byari mu kigero cy'imyaka ingahe? Okay, nari mu kigero cy'imyaka 20. Ndavuga ngo rero sinzahera iki gihe ndyamye nanduranya, mbwira umuntu ngo ndashaka kujya hanze, ngo ndashaka kuza kunterura, kunyegura, kuko barampindukizaga bakongera banyuhagizaga, bafataga akaga bakankarabisha akaga ndyamye bakorosa. Ubwo rero nkomeza kujya mbwira Imana yanjye gutyo. Kandi ikiza Imana yari yangiriye neza, jewe umutima wanjye wahoraga numva nzi ko Imana ihari kandi yumva. Rero nawe nujya usenga ujye wumva ko Imana yumva. Ntuzibaze ngo humva umuntu mwicaranye cyangwa umuntu muva indimwe cyangwa umuntu runaka, ahubwo Imana yumva kurusha umuntu, kuko uyibwira utanayireba ariko ikakumva kandi ikagusubiza ikagukorera. Njyewe Imana yaranyumvise bene data, yaranyumvise integera ugutwi pe. Kandi ikindi nongeye kukubwira icyo gihe ntabwo nari nzi gusenga, ntabwo nari najyaga mu rusengero, binatewe cyane wenda n'ahantu twari dutuye. Njyewe ikintu nari nzi isengesho rimwe rya Data wa twese uri mu ijuru. Narisengaga mu gitondo na nimugoroba ngiye kuryama, nari nararyigiye ku ishuri, baratwigisha ntukaryama udasenze. Rero nkomeje kugusobanurira, ubwo ngubwo mbasobanurira iyo nkuru uko yari imeze. Icyo gihe nkakaba hari murumuna wanjye wabucura witwa Dusabe, nkajyanye mbwira Imana ngo rero Mana, nisubira mu rugo banteruye nkuko banzanye, ningerayo nzabwira Dusabe nzanira umuti w'inka nishyire ku bisebe, nindangiza ngugotomere mpfe, nawe uzabe wararuhiye ubusunkiza. Ese Mana, ko nzi kukirema abantu wandemeye iri gufwa, warinsubirijemo. Igihe kiragera rero, bukeye haza abaganga baje gusura abantu batinze mu bitaro. Baraza b'abazungu bavuye hanze, sinza igihugu cyari cyo bari bavuyemo. Haza umuganga w'umufumbira arambwira ati rero Muhongayire, ndagira ngo utangire wereke abazungu baje gusura abarwayi batinze hano barebe ukuntu umeze. Ndamubwira ngo nawe ngaho komeza ubibiyerekere. Nuko araborosora, aranyorosora, aratangira arabereka ukomeze, baritegereza, bareba ibipapuro byose, bareba inzandiko zose, imiti bakoresha bampa, barangije babandikira ibindi. Nuko ku wundi munsi
barabwira ati muzongere mumusubize mu cyuma mukoresha iyi miti muzongere mumusubize mu cyuma murebe. Nuko igihe kiragera bongera barasubizamwo barafotora baravuga ati kuri rya gufwa ryacitse hariho akantu gatoya kangana n'urudodo kameze nk'urudodo niba ari agatsi kari karizinze ariko jye mbyumvise kubera isengesho ryanjye ry'umwihariko nta wundi muntu wari urizi. Nari ndwajwe n'abantu batatu, mama na musaza wanjye na masenge. Noneho ndavuga muri jye ndavuga ngo ubwo ni ryagufwa Mana komeza uribyibushye rikuri urirere rikure Mana. Rero nakomeje gutyo gusenga Imana kugeza igihe batangiye abaganga Imana irabakoresha nkajya mbona bakaza bati noneho uyu munsi turashaka kukubyutsa tukaguhagarika. Tangira kuza bakamfata ari batatu bakampagurutsa bakampagarika hasi nkagara nkatengurwa cyane bakongera bakandyamisha. Nimugoroba bakongera bakaza bakampagurutsa bakampagarika bakamfata nkongera nkaryama. Bukeye tangira kujyambwa ture tugiye gutangira kugenda. Ntabwo nakubwira ngo wenda banshyize mu kagare ntako bigeze bashyiramo kuko sinanicaraga kwari ukuryama gusa. Noneho batangira kujya bambwira shingura ukuguru nkashingura. Nuko igihe rero kiragera ntangira kujya nshingura mfashwe n'abantu babiri gusa sangira kujya nshingura mfashwe n'umwe gutyo niga kugenda ariko aho ndyamye ariko mbwira Imana ngo Mana komeza unkurize igufwa komeza unkomereza amagufwa yateranye Mana. Igihe kiragera nshobora kujya nibyutsa nyine nkicara nkanahagarara bukeye nshobora kujya njya nanjye gusura abarwayi muri murago barwariyemwo. Imana igenda ingirira neza ityo ikomeza kubana nanjye. Tuza gutaha baradusezera tujya mu rugo ariko kwicara neza ngo ntungane nkuko nicaye uku byatwaye igihe kinini ntashobora kwicara. Nkicara nibogetse nicariye iruhande rumwe bagafata imyenda numva n'ubuzima bw'icyo gihe bakayishyira mu mufuka bakarambika hasi nuko nkicara ahantu horoshye naruha nkongera bakandyamisha gutyo buhoro ntangira gukomera ntangira gushobora kugera hanze. Nuko ukajya usanga abana babwira ababyeyi babo batari koma uzi yuko Muhongayire atangiye kuba umuntu mukuru. Nari narashizeho umubiri wese ndi udutsi gusa kubera yuko natinze no gufukira ikintu mfata cyo kurya. Imana rero igenda ingirira neza ityo bene data ndababwira Imana ivuga kandi Imana ikiza kandi Imana ikora ibitangaza. Imana yanzuye gutyo dusubira mu rugo njya mu rugo mba muri ubwo buzima bwo kugenda buhoro igihe kiragera nsubira mu rugo rwanjye kuko nari nubatse koko gatoya wenda ntavuzeho imbogo yanyishe naragiye gusura ababyeyi banjye. Noneho nari nagiye gusezera b'inshuti z'umuryango. Hanyuma rero nsubira mu rugo rwanjye ngezeyo ndabyara Imana ingirira neza ariko muri izo ntege nke zose gutyo ariko ndabyara. Nkigerayo nabanje gusurwa n'abakozi b'Imana b'Abadiventiste nsengana nabo umwaka umwe mu wundi numva ubutumwa bwiza bwa Kristo ndetse ntangira no gutekereza ngo se Mana niba narakiriye ubungubu kandi ngiye kuvanga mvangira Imana yarangiriye neza yarankijije. Noneho barambwira bati wowe izera Imana iranagukiza. Nari maze kunanirwa ntafite imbaraga ziterura umwana naterura umwana akananira n'ubuzima bwari bwahindutseho. Noneho habayemo ibintu bijyanye no guhinga kandi ubu ntarahingaga. Noneho ndananirwa simbashe gucana umuriro simbashe kumesa simbashe kwiyambura umwenda ngo mbe nazamura nyamaboko kubera mu gituza nazambavu. Umugabo arambwira ati rero
reka dutandukane warabinsabye narabyanze ariko noneho ndananiwe reka nkusubize mu rugo wanyu nzajya nza nkusure. Aranyaruka ajya iwacu hari kure twe dutuye ahantu twebwe hitwa Shembabure, aragenda ageze iwacu arabibatekerereza baramubwira tumva twebwe twakiriye ubutumwa rero twamenye Yesu ukiza indwara zose ukora ibitangaza, cyo genda umubwire utubenda kubohereza abavuga butumwa byo kwitegura kuza byihorere. Ubwo rero umugabo yaraje arabimbwira, abimbwiye muri genda avuga nti ubwo rero barananiwe nk'abana b'abantu barumva ngiye kubarushya. Ndavuga ariko Mana kuri Imana ishobora byose ko nshubirije mu igufwa ko noneho ntari bukugondoze nkubwira ngo subizamo n'iki kindi rwose washakiye umuntu wabuzi agakiza neza ukwizera ukumvira akaba ari umpa nk'abana nawe utazanyinuba. Nuko birangije icyo genda byibuka umwaka wari ushoje turya bonani ku itariki ya mbere umugabo azansubiza iwacu ku itariki enye. Noneho rero azambwira iyo nkuru kuba iwacu aruko bamutumye. Bishoje kuri iyo tariki ya mbere rero tumaze kurya bonani mu kwezi buracya ku itariki ebyiri mbona musaza wanjye n'umugabo umukozi w'Imana Apotre Rwandamura muri iki gihe cya none turimo ubu atuye hariya Sonatube Kigali, araza azana na musaza wanjye baraza bambwiriza ubutumwa bwiza. Bambwiriza ubutumwa bwiza mbutega amatwi. Noneho Rwandamura akigisha ijambo musaza wanjye akambwira ati burekeyeho hagararaho, akambwira ati gende ati ndashaka yuko utega amatwi kandi ufite kwizera, ntabwo ari umukino, ntabwo ari inkuru, ni ukuri kandi urabona impinduka, urabona icyo Imana igukorera. Mbese musaza wanjye rero twakuze dukundana cyane, noneho nk'ibintu ambwiye nkajya numva biri ukuri koko. Ndavuga ariko ubu ubwo ambwira ko ari ngo mbyumve byashoboka ko byaba ari ukuri kambyizere. Numva koko umutima urahindukiye ngishyizemo kwizera. Bansomeye rero ijambo ntazibagirwa, nta kwibagirwa mu buzima bwanjye, riri mu byakozwe n'intumwa 3:1. Musaza wanjye aravuga tumva rero jewe iryo jambo bagiye kugusomera riri mu byakozwe n'intumwa 3:1. Iyo nkuru wumve uyikura kuri uriya muntu uyishyireho, wumve uyu munsi wa none ari wowe. Koko ndabikora mu mutima, ndabyemera ndabyakira. Noneho ngo umugaragu w'Imana Petero na Yohana bagiye ku rusengero rwiza, baragenda bagerayo kuri Karo, habaga ikirema, umuntu wavutse ari ikirema ngo agahora bamuterura bakamugeza ku rusengero, bakamubwira bati okay yahagera agatega abantu baje mu rusengero saa 9 baje gusenga, agabatega ibiganza bakamuha. Noneho uwo munsi cya gitangaza Imana igiye gukorera muri uwo munsi, kuri wa munsi Imana yateguriyeho ko ari bwizamukiza, izana abo bagabo uwo munsi babyitaho, bamugezeho, barahagarara abahanga amaso, azi ko ari ikintu bagiye kumukorera, bagiye kumuha ifeza nyinshi, wenda bagiye kumugirira neza. Uko yatekerezaga siko Imana yari yateguye. Abakozi b'Imana bari kwamubwira bati Petero aramubwira ati mva ifeza n'izabu ntabyo dufite, icyo dufite nicyo tugiye kuguha. Amufata ukuboko kw'iburyo baramubwira ati mu izina rya Yesu haguruka uhagarare. Muri uwo mwanya yarahagurutse arahagarara, ngo ibirenge bye n'ubugombambari biratungana. Haleluya, biratungana. Vuga ngo biratungana. Biratungana rwose. Arahagarara arema, arashingura, yinjira muri Karo nk'abandi,
agezemwo abantu baratangara bati ariko se kisi cya kirema cyahoraga cyicaye hariya ku muryango kwirembo gisabiriza. Muri uwo munsi ndashaka kukubwira yuko mwene data nanjye bamaze gusoza iryo jambo nkumva ndakize, kubera ko musaza wanjye yagumyaga kunyumvisha ati izere wumve ko uyu munsi wa none ari wowe cya kirema. Imana rero yakomeje kutugirira neza. Imana ihagarana nanjye n'abakozi bayo, turasenga, dusoza gusenga hari ninjoro, hari amasaha ya ninjoro bahageze ari nimugoroba, turasenga turaryama. Ndakubwira yuko nguhamiriza Imana iyo wahinduye umutima wawe ukayizera, ukayiha umutima wawe umaramaje, ko Imana ikora nk'uko ubona ucana itara ryamara kwaka ukavuga uti ngiye kurizimya, uti itara rikazima. Bene data, nta masengesho menshi y'iminsi 3 nta masengesho y'umunsi wose, nta n'ay'ijoro ryose, numva bansomeye icyo cyanditswe, Imana igikoreramo igitangaza. Wenda tugana ku musozo turashaka kugira ngo noneho utubwire uyu munsi. Urabona umuntu akwitegereje akakureba, wavuze ngo imbogo yarakwishe kubera gutinda mu bitaro, warugizwe n'imitsi gusa cyangwa se amagufa gusa. Ariko uyu munsi umuntu akwitegereje rwose ukuntu umeze neza, urashishe, urabyibushe. Turashaka kugira ngo utubwire noneho tugiye ku musozo ingaruka wenda duke nta ngaruka wenda uyu munsi ujye ubona ku mubiri wawe gake wenda bitewe n'imvune y'icyo gihe. Okay, ntaragusubiza ibyo mbajije, kambanze nkuwongereho akantu gatoya. Ubwo nararyamye mu gitondo ndabyuka, bakozi b'Imana bari bansuye babyutse bakomeza urugendo rwabo, turabyuka turasenga, mbaha amazi barakaraba. Nta nubwo nahereye ko nibuka ngo ese wenda narindwaye cyangwa se nari buzima. Mbaha amazi kuko numvaga mfite imbaraga, barakaraba baritegura, ndabaherekeza, ndagaruka. Mvuye kubaherekeza ndaza, icyo gihe twari twejeje ubunyobwa. Bene data, nafashe isuka njya mu murima, ngeze mu murima nkura ubunyobwa, sinitayeho kwibuka ngo ese ariko hakaba indirimbo bandirimbiye, ntangira kugenda nziririmba ibice kubera ntazizi neza. Ndangije umutima ukubitayo, ariko se kusanzwe uri umurwayi utabasha kugira icyo ukora, ese noneho wakuye utubu ubunyobwa, wageze ute mu murima, byaje bite? Ariko uzi ko babagabo, wa mugabo yambwiye, najye musige musi n'umuzaza wanjye, arambwira ati wizere iri jambo riragukiza. Ese ubu koko nakize? Ese ubu ndi muzima? Subiza amaso inyuma, mbona aho nakoze birantangaza. Noneho bari bambwiye bati ujye usenga upfukamye. Nakubise amavi mu murima, manika amaboko, nshima Imana. Nshoje ndongera ndakura, ngeze aho ndavuga ariko ntacyo nkoze, reka ntahe njye kuvuga. Ariko ubu na cya gituza cyaba cyakize, ntangira kwikanda, numva ni hazima. Naye yakomva reka njye kuvuga iyi nkuru nziza, nyibwira abaturanyi bayimenye. Kangarukiraho nkubwira uyu munsi wa none uko icyo warumbajije. Wambajije uti kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none umeze uti? Noneho guhera ubwo Imana yakomeje kubana nanjye, nkomeza kuyikorera, nkomeza kubyara, mfite abana, mfite n'abuzukuru. Ubundi utansobanukiwe, utazi ibyanjye, ntabwo wamenya ko naciye muri ubwo buzima, kubera Imana ishobora byose